birashaka ko twese tubanza tugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigire kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Muri iryo jambo ry'Imana numvise ko tugomba kwicisha bugufi, waba ukomeye cyangwa udakomeye ugomba kwicisha bugufi. Tugiye kwiga ihame rya gatatu ry'ubwami bw'Imana, ari ryo rya Gajingi, risobanura ngo guca imanza. Riri muri Matayo ibice 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Haravuga ngo ntimugacire abandi imanza mu mitima yanyu kugira ngo nanjye mutazayicirwa, kuko urubanza muca ari rwo namwe muzacirwa. Urugero murimo ni rwo muzagerwamo namwe. Ni iki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti henga ngutokore agatotsi mu jisho ryawe kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimugacire abandi imanza kugira ngo namwe mutazazicirwa, ntukabwire mugenzi wawe gwihana ibyaha byawe kandi nawe utabanjije kureba ibyaha wakoze ngo nawe ubyihane. Amen. Bisobanura kubika ijambo ry'Imana mu mutima. Amen. Byanditse muri Zaburi 119:11. Aravuga nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Nta kindi umukristo yemerewe kubika mu mutima usibye ijambo ry'Imana. Ntitwabika imbaraga bizadufasha kumenya ijambo ry'Imana ribaganza. Haleluya. Amen. Yo kwiga ihame rya gatanu ry'ubwami bw'Imana. Ihame rya gatanu ry'ubwami bw'Imana turabisanga mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Haravuga ngo yo kwiga ihame rya gatanu ry'ubwami bw'Imana rivuga ngo sowing and reaping mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda bisobanuye ko ibyo ubimuka ari byo asarura. Turabisanga mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Haravuga ngo nimuyobe Imana nintegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ku 8, ubiba mu mubiri we muri uwo mubiri asaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka asaruramo ubugingo buhoraho. Ku 9, twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutarwa isari. Bishatse kuvuga ko twese twige gusarura ibyiza, twige gusarura ibibi. Amen. Iki ijambo ry'Imana ribabwira twese dusarura ibyiza tureke gusarura ibibi. Ijambo ry'Imana ribaganza.
wabisanga muri Abaroma ibice 12 umurongo wa 16. Haravuga ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nuko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure kuko kwizera kwacu kungana. Bishatse kuvuga ngo mukoreshe impano zanyu neza ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Amen. Abafite impano zo gusenga, izo kuririmba n'izo guhanura muzikoreshe neza ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana zimuganze. Aragasirimba gatoya kugira ngo bose basangire, urabona ko bavuga ubutumwa abantu benshi.